Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Mumeze neza? Imana y'amahoro ibishimire. Munyemerere dusenga Imana, hanyuma nkomeje abantu mwahuye n'ibibazo, abagize ibyago, mwese mukomere. Imana ni yacu kandi irahari ngo iduhumurize. Munyemerere dusenga Imana kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimye turaguhimbaje. Uri ubutatu bwera, uri Imana Data wa twese, uri Imana Umwana, uri Imana Umwuka Wera, nuhabwa icyubahiro. Turagushimiye ko turamukije tukibazima, tutishwe n'ibyaha. Turagushimira kubw'ineza yawe itumye Mwami tuvuga bikemera, twareba bikemera, twagenda bikemera. Izina ryawe rihimbazwe. Mwami Imana, tugiye kumva ijambo ryawe, shyigikira umurimo wawe, uvugire muri twe turi ibikoresho kugira ngo dukoreshe. Kandi mu gihe nk'iki ukidutije ubuzima, turasabye ngo Umwuka Wera ahange kuri twe, avugire muri twe, abwira itorero ryawe, abwira mumva bose kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane. Nimba urugaragara, Umwuka Wera akorere muri twe, duheje imbaraga z'umwijima, ducyashya imigambi yose y'abadayimoni. Umwuka Wera w'Imana nakorane natwe, tubisabye Imana dushima mu izina rya Yesu, amen. Ndagarutse kandi kugira ngo tuganire. Abatari bamenya amazina yanjye, nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ukijijwe ushima Imana. Hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana yo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Tumaze iminsi turi mu bihe bya Pasika, ariko munyemerere dusa nk'abasubiye inyuma gatoya. Ari mu myiteguro y'urupfu rwe, hari ikiganiro, hari uburyo yaganirizaga abigishwa be, hari uko yaganiriye nabo. Ndagira ngo iri jambo ritwubake kandi hari icyo riri budufashe uyu munsi. Luka igice cya 22, munyemerere dusome imirongo mikeya guhera ku murongo wa 31, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ngo Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Umurongo wa 31, kandi Umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, Mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafitiye intego cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Hanyuma tujye ku murongo wa 47 w'icyo gice. Bafata Yesu akivuga, haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri abo 12, akigiye imbere. Nuko Yuda uwo yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati, Yuda, uragambanishiriza Umwana w'umuntu kumusoma? Abari kumwe nawe babonye byenda kubaho, baramubaza bati, Databuja, tubekubita inkota? Umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi k'uburyo. Yesu aravuga ati, rekeraho. Amukora ku gutwi aragukiza. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware n'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati, munteye nk'abateye umwambuzi, mufite inkota n'ishyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko none ni iki? Ni igihe cyanyu, ni icy'ubutware bw'umwijima. Imana itugirire neza. Bakunzi banjye, inshuti zacu mwese abakurikiye iyi channel yitwa M.Fortune, murabizi ko intego ni ijambo ry'Imana. Iyo tubashyiriyeho ijambo, tubashyiriraho abaririmbyi, numva mutagira irungu, kandi twafatanya tukavuga ubwami bw'Imana, tukamamaza inkuru nziza y'agakiza. Ijambo ry'Imana rikagera hafi na kure. Niyo mpamvu twashyizeho urubuga kugira ngo tuganirireho ijambo ry'Imana.
gusoma ijambo rikomeye. Iki cyari igihe Yesu yari ari mu gihe cye cya nyuma, ndetse rwose cyari cyegereje. Hanyuma yicaranye n'abigishwa be, yabaganije amagambo menshi atandukanye, ariko ageze kuri Petero, kuko yari amufiteho umugambi munini. Murabizi uburyo Imana yagiye imukoresha cyane, uburyo Imana yagiye ibana nawe, uburyo umwuka w'Imana wagiye ukorera muri Petero cyane. Murazi igihe Yesu amubaza ngo mbese abantu bagira ngo ndinde, umwuka w'Imana wamuhanzeho aba ari usubiza, aravuga ngo uri Kristo, umwana w'intama w'Imana. Hanyuma aramubwira ngo amaraso n'umubiri ntago ari byo biguhishuriye ibyo, ahubwo ni umwuka w'Imana ubiguhishuriye. Hanyuma Petero yagerageje kugendana n'Imana. Hanyuma muri iki gihe Yesu aza kumwitegereza, abona ko bageze mu gihe gikomeye, igihe cy'ishungurwa, igihe kigoye, igihe kiruhije cyane, ubwo barimo bagiye gufata Yesu ngo bamukorere biriya byose, abambwe adupfire. Hanyuma yitegereza, kuko amenya iby'ubu, akamenya ibizaba n'ibizabaho kera, byose yari abizi. Hanyuma yitegereza Petero, amuhamagara ubugira kabiri, aramubwira ngo Simoni, Simoni, dore Satani yagusabye, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'uko bagosora amasaka. Nshuti yanjye, iri jambo rivuga kugosorwa niryo nzanyemo intego, kugira ngo tuze guhuza iri jambo n'ubuzima turimo. Ndashaka kubabwira ngo Satani yasabye abantu ngo bagosore nk'uko bagosora amasaka. Ndimo ndasenga ninginga kugira ngo umuntu wese amenye igihe arimo, niba ari kugosorwa, niba azavamo atabaye ibihuhwe, cyangwa azavamo ari ishaka ryiza. Imana itugirire neza. Hari ubuhanuzi bwinshi bugenda buvuga ngo hagiye kuza igihe cy'ishungurwa, ariko nagira ngo mbabwire ngo igihe cy'ishungurwa kiriho, ntabwo kigiye kuza. Njye ntabwo mbahanuriye ngo kigiye kuza, ahubwo ndababwiye ngo umuntu wese ari ku ntara, umuntu arimo aragosorwa, ariko ndabingingiye, nanjye ningingira kugira ngo tuzave kuri iyi ntara, umuntu wese agaragaye nk'ushyitse. Imana itugirire neza. Yesu abwira Simoni ati Simoni, Simoni, Satani yabasabye kugira ngo abashungure. Ati mu minota mikeya uraba unyihakanye yuko utanzi. Ariko Simoni yumva ko ibyo bitashoboka, hakurikije ukuntu yabanye na Yesu, ukuntu basangiye, ukuntu babanye, yumva ntibyashoboka. Nshuti yanjye, ujye ukunda kumva ubuhanuzi, ujye ushungura, ufate umwanya ubushungure cyane. Hanyuma numara kubwumva, wumve neza icyo Imana ikubwiye, ufate umwanya wo guca bugufi, winginge Imana kugira ngo ibibi bitagusohoraho, hanyuma ibyiza bigusohoreho. Ubu buhanuzi yarahanuriwe, yabaye nkumva ko bitashoboka, ariko icyo Yesu yaramubwiye ko ageze mu gihe cy'ishungurwa, ko bose bagiye gushungurwa. Gusa ugeranije n'igisubizo yasubije Yesu, wagerageje kuba intwari, kuko bakimara gufata Yesu ngo abigishwa bahise batatana. Ariko Petero agerageza gukurikirana no kumugenda inyuma ngo aze kumenya icyo baza kumugenza. Gusa ntiyabashije gufata ubuhanuzi ngo asabe Kristo amusabire, amwingingire kugira ngo iyi ntara abashe kuyitsinda, cyangwa se iki kigeragezo abashe kugicamo neza atamwihakanye. Ariko abantu benshi turabyumva, ukumva uriyemewe bati ni ibisanzwe, ukumva ibikomeye biriho ukagira ngo ntibizakugeraho, ukumva ngo intambara ukagira ngo ibaye ntiyakwica, ukagira ngo indwara y'icyorezo ije ntiyakugeraho. Ndabingingiye kugira ngo mwite kuri iri jambo. Niba hari ijambo wumvise, ukumvisha n'akanwa kawe, ukumvisha n'amatwi yawe, ugerageze ufate umwanya wo guca bugufi no gusenga no kwinginga Imana kugira ngo ahari iyo ntara Imana ibasha kuyigucishaho neza, ibasha kuguha kunesha. Imana itugire neza. Rero Yesu abwira abigishwa ko basabwe na Yuda yari ahari, ariko
atunga urutoki cyane Simoni anamuhamagara mu izina. Mwibuke abwira Yuda we ntabwo yamubwiye mu izina, ahubwo yaramubwiye, yaravuze ngo turi buhurize intoki kumbe, mbese yamuhaye amarenga. Ayo marenga arayamuha kugira ngo amenye neza ko nawe mu basabwe kugira ngo bageragezwe nawe arimo. Ayo marenga nawe ntiyayamenye. Imana ivuga mu buryo bwinshi. Imana ishobora gukoresha akanwa k'abahanuzi, Imana ishobora gukoresha amarenga, Imana ishobora gukoresha inzozi, Imana ishobora gukoresha aboroheje n'abakomeye kugira ngo wumve. Aya marenga Yesu yakoresheje abwira Yuda, nubwo yayabonye bagahuriza intoki ku mbehe, akanamubwira turagambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma, ibyo byose ntabwo yabyitayeho, kuko buriya ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Imana itugiriye neza. Petero agerageza gukurikirana no kujyaho Yesu bari bamugirira nabi. Murabizi ko yageze mu rugo rw'umutambyi, aho bari barimo bamugirira nabi, barimo bamukubita. Hanyuma abantu batangira kumureba rero, bya bindi yahanuriwe bitangira kumusohoraho. Imana itugiriye neza. Baramwitegereza baramurata, ariko ko tureba usa nawe, ko tureba n'imvugo yabikuranga. Arangije arahakana arirenga ati ndakanyagwa, nta nubwo muzi, nta naho namubonye. Mutekereze Petero uwamuhamije ngo uri umwana w'intama w'Imana. Ako kanwa kahamije kakavuga ngo uri umwana w'intama w'Imana, karimo kavuga ngo simuzi, nta naho namubonye. Anatekereza neza ko amaze kubibwirwa hadaciyeho n'amasaha abibwiwe. Imana itugire neza. Ntabwo ibi ngibi nubwo dushobora kubyita ubugwari bwa Petero, abantu benshi turi kugwa muri ubu bugwari. Umwanya umwe tukaba turavuga Yesu neza, umwanya umwe tukaba turahanura, umwanya umwe tukaba turi mu bihe, undi mwanya waza kureba wa murokore, waza kureba wa muntu wari urimo uhanura, waza kureba wa muntu wari urimo avuga ibyo yeretswe, waza kureba wa mutambyi wari uyoboye, wajya kumureba ugasanga yuzuye ububi, ugasanga yuzuye ubugambanyi, ugasanga yuzuye amagambo, ugasanga yagiye gusomana, usanga ari mu busambanyi, ugasanga ari mu magambo. Imana itugire neza. Munyemerere uyu Petero aza kutwigisha, kandi iki aza kutwigisha tuza kureba intege nke yagize. Hari n'abandi benshi bazifite, ariko twinginga Imana idutabare, umwuka w'Imana aza kudusanga, tuze byibuza kugira ubutware nk'ubwo Petero yagize nyuma yo kumwihakana. Kuko ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko nubwo yabaye ikigwari muri ayo masaha, ariko nyuma umwuka w'Imana wamugezeho inkoko ibitse gatatu. Umwuka w'Imana amugezeho yibuka ko Yesu yari yagize gute, yari yabimubwiye. Imana itugirire neza. Baroko, ntago mwibuka ko Imana yatuvugishije? Ntago wibuka ko wakoranye n'Imana? Ntago wibuka ibihe mwagiranye? Ntago wibuka ubutayu mwagendanye? Ntago wibuka ineza y'Imana ngo bigutere gutekereza ko aho hantu ugeze urimo wihakana Imana? Kuko ngo imirimo dukora igenda yihakana Kristo, igenda yihakana uwo twavuze, uwo twemeye. Imana itugire neza. Petero yahise aragenda ararira, yibuka ko amaze kumwihakana, yibuka ko amaze kubivuga, ya nkoko imaze kubika gatatu. Reka mbabwire, inkoko yatubikiyeho bavandimwe, inkoko yatubikiyeho, turimo tumwihakana. Imirimo yawe ukora irimo iramwihakana. Imana itugirire neza, Imana idusure. Petero asaba imbabazi, aca bugufi yinginga Imana. Imana iramubabarira, Yesu amugirira imbabazi. Imana idufashe cyane. Haracyariho ibyiringiro ko wakongera ukagaruka, haracyariho ibyiringiro nubwo inkoko yakubikiyeho ikakubikiraho uri mu mwihakana. Urabizi kuri mu mwihakana, kandi urabizi nibitinyutse ugatinyuka uri umukozi w'Imana, ugatinyuka ukanywa ibiyobyabwenge, ugatinyuka uzi ko na polisi basigaye babafata mutwaye imodoka mwasinze, kandi muri abapasiteri, muri abakozi w'Imana, uratinyutse urayihakanye. Vrema Imana itugiriye neza, Imana idusure, Imana itwigeho.
reka mbabwire uyu Petero tugira icyo tumurebaho, nubwo yahanuriwe akabibwirwa ko yashunguwe, ko yasabwe, ntabwo yagize umwanya wo kwinginga Kristo ngo amubwire ati ndakwinginze ndi umunyantege nkeya mfasha ne kugwa muri uyu mutego. Abantu benshi turabwirwa ko Satani yadusabye, turabwirwa yuko turi gushungurwa, aho kugira ngo duce bugufi dufate umwanya twumve icyo Umwuka w'Imana tubwiye, ahubwo tugategereza ko bidusohoraho. None byadusohoyeho, inkoko yakubikiyeho. Kubera iki wihakanye Kristo? Kubera iki uretse Imana? Imana itugire neza. Nagira ngo mbibutse ko wabanye n'Imana, mwarabanye cyane, mwaravuganye, mwagiranye ibihe byiza, mwarasangiye. Kristo uramuzi wamubwiye n'abandi, ariko kugeza ubu utangiye kumwihakana. Imana itugire neza. Ijambo ryatubwiye ngo bamaze gufata Yesu, hanyuma na wa wundi wari umaze kubyumva neza yuko bari buhurize intoki ku mbehe, nuko nyine bifata nk'ibisanzwe. We ngira ngo ukuntu yamugambaniye byo byari bikomeye, ngo yaraje atangira kumusoma. Ariko nshuti zanjye, hajya ubundi reka nibwirire nk'urubyiruko, iyo uri kurambagiza ugasanga wenda umusore cyangwa umukobwa arakubwiye ati kugira ngo unyereke ko ngukunda, banza unkorere ibi, banza unsome, banza umpereze, banza ukora ibi. Reka nkubwire, icyo kizakubera ikimenyetso ko uwo muntu atanagukunda. Burya ugukunda ntiyifuza kukugirira nabi, ugukunda yifuza kugutwara. Uri umuntu mwiza, uri umuntu utunganye, uri umuntu uri seriye, Imana idufashe. Ashobora no kuba ashobora kukugerageresha icyo kigeragezo kugira ngo agushungure, arebe niba uri umurokore cyangwa ibyo uvuga ari sawa cyangwa atari sawa. Ariko se baruko ko musigaye mubyarira amezi 3, iyo nda y'amezi 3 ibaho? Imana itugire neza. Abantu inkoko zatubikiyeho, inkoko yarabitse, inkoko zatubikiyeho, abantu barashunguwe ariko babaye ibishingwe. Imana itugire neza. Ariko haba hari ibyiringiro by'uko umuntu yaca bugufi akongera akavuga ngo Mana ndagarutse mbabarira, Mana ndagarutse nguciriye bugufi. Nagira ngo mbaze mwebwe mwashatse, ese washatse ibintu bimeze gute? Hari abamaze gushaka barasambanye, barakoze ibizira, hanyuma kumva ngo akimara gushaka ubwo n'ibindi byaha yakoze ngo ahise bibabarirwa, bakabitwikira. Ariko reka nkubwire, niba utaremerera Yesu, niba utaraca bugufi ngo Imana ikubabarire ibyo byose wakoze, ntabwo uramumenya. Imana itugirire neza, Imana idusure. Ngo agambanishije umwana w'Imana kugira gute? Kumusoma. Imana itugire neza. Mwabanyeshuri mwe muri gato ibintu bimeze gute? Umuriro uzimye mu bigenza gute? Nagira ngo mbibarize aho uri kwiga, aho ngaho uri, ibintu muri gukora ni ibiki? Murimo muragambanishiriza umwana w'Imana kumusoma. Ibyo byose Imana itugire neza, Imana idusure cyane. Nagira ngo mbinginge iri jambo rigira icyo ridufasha, iri jambo ritwigisha kandi rigira aho rituvana, rigira aho ritugeza. Abantu benshi bari ku ntara barimo baragosorwa. Iri fungwa ry'isengero rigosoye benshi. Imana itugire neza. Bamwe bakizwaga ari uko bari mu rusengero, abandi bose babyihorera. Imana itugire neza. Iyi ntara iragusigira iki? Imana idufashe cyane. Yuda we nta rugero rwiza duhaye, kuko akimara kubona ibiceri, amafaranga yakoreye ibiceri 30, uzi ikintu babimajije? Yaraje abijugunyira abatambyi, arabata ibyo nkoze n'ibyo, aragenda arimanika. Ibiceri babura icyo babimaza, cyakoze ngo babiguze isambu yo gushyinguramo. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubaze ngo ibiguzi waguranye Imana, urumva bizakumarira iki? Ibiguzi waguranye Imana nangahe wumva wifuza kugira ngo wumva ko ubuzima bwawe butuye Uwiteka? Iby'isi nubwo wabishaka, Salomo niwe wavuze ngo tubyirukaho tukabishaka, ariko biba bimeze nk'umuyaga. Biba bimeze nk'umuyaga. Imana itugirire neza. Niki wituye Imana uyituye kuyihemukira? Niba Imana yarakubwiye kuri kugosorwa, uri mwishungurwa, mbese iryo shungurwa urimo uravamo uri zahabu nziza, uravamo unezerewe Imana, uravamo nka Petero wavuyemo asabye Imana imbabazi, hanyuma ijambo ry'Imana rikaza nyuma
akababarirwa hanyuma agakomeza umurimo, cyangwa uratsinzwe nka Yuda wimanitse? Imana itugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo hariho ibyiringiro. Yesu ateze ibiganza ngo nimumwemerera arabagarukaho, kandi nitumwemerera araduha imbabazi, nitumwemerera aratugirira neza. Mbese iyi ntara iri kugosora, nawe uriho, buri wese agira intara ye. Hari abagosorwa n'ibigeragezo by'uburwayi, hari abagosorwa n'abo bashakanye, hari ugosorwa n'ubukene. Hari intara. Ese intara yo gufunga insengero mbese ntabwo yabiguhitanye? Wowe unyumva waje kuri iyi kamera, waje kuri iyi cano, nagira ngo nkwinginge ngo Yesu agutegeye ibiganza. Garuka kubabarire, garuka kugirire neza. Yababariye igisambo ku musaraba, yababariye Petero, amuha imbabazi kandi arakomera. Twakire neza ijambo ry'Imana. Munyemerere abamaze kumvira ijambo, niwumva hari aho wavuye ukagwa, niwumva utagenda neza, niwumva udatunganiye Imana, munyemerere uce bugufi dusenge, usaba Imana imbabazi. Nyakubaha Imana, tuguciriye bugufi, turagushimira yuko nta kibaho utakitubwiye, nk'uko ibyabaye kuri Petero na Yuda n'abandi bigishwa bari bamaze kubibwirwa ntibabashe gufata umwanya wo gusenga no guca bugufi. Niko natwe ab'iki gihe dufite amatwi ariko tutumva, abenshi dufite amaso ariko ntitureba. Turabwirwa iby'iyi minsi tugasabwa guca bugufi no gusenga, ahubwo tukareka bikadusohoraho. Tugusabye imbabazi Imana, turakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo, yaba arimo ashungurwa mu rwego rwe, ndamusengeye kugira ngo azasohokemo aciye bugufi, kuko urugero rwiza Petero yatanze rwo kwihanarira narwo ni rwiza, tugomba kurukomeraho, hanyuma tugaca bugufi ukatubabarira. Abantu batsinzwe n'ijambo ryawe ndabingingiye ngo bababarire. Babarira Mwami abamaze kugwa bakakureka, babarira abasambanyi baretse Imana, babarira abajura, babarira bibone, babarira Mwami abari guca inyuma abo bashakanye, babarira abasinzi, babarira Mwami abantu benshi bakuretse, abandi batagisenga uko bikwiriye. Ndabasabiye imbabazi, tubabarire Mana, uduhe gukiranuka, uduhe gutsinda. Nubwo Satani yasabye benshi, ariko uduhe gusohoka muri ibyo byose dufite ibyiringiro, dukomejwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mana kutubabariye, urakoze Mana kugirira neza ubu bwoko. Abumva ijambo ryawe hafi na kure, imbabazi zawe zibazeho, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, urakoze. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana bane namwe.